aratubwira ati impamvu mbahamagaye ni ibintu bitatu. Amen. Haleluya. Icyambere ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri aratubwira ngo yararwaye kandi murabibona uko meze. Icya gatatu aravuga ngo mbatumye ku bandi bantu. Amen. Ariko cyo kintu cyonyine mureke tugikomere Imana. Yeme mukomye amashi make. Haleluya. Haleluya. Umuntu kubona agusezera akavuga muri Kenya, mu Bugande, muri Canada, muri Amerika, hirya no hino ku isi, abo nabo muzababwire. Uyu mwana apfushije papa muri Canada 2003 barongana gute yari afite imyaka 12 yapfushije papa bana mama papa Korode yari umuntu yari urusenda kabakara yari isukari yari umwenda yari kawunga yari amashuri yari byose aragenda kwe suzapa turahuye mu 2023 alarumira abantu bakoze bimara curanga Alex Mungura aririmba nabayaya ababitanga nabasha natwe turasiriba turavuga ngo tugiye kurema. Haleluya. Amen. Yes. Tugiye kurema paradizo ko batugije. Amen. Uzogura amabuye. Tugiye kurema. Tugiye kurema. Tugiye kurema inzu. Tugiye kurema ubwenge. Tugiye kurema ibi ijuru rireme ritegeke. Narashatse na mushiki warashaka ni umuririmbyi afite imodoka n'imishinga myinshi. Banyuze mu gikombe cyitwa Baka, afite abana, afite umugore mwiza, zamona akazi imodoka hari avuga ngo ari kw'Imana ese wipfumana ni data. Uramugumba kukanije kodikiteri wawe uzoza ushiramo indirimbo ivuga ngo Gianni yote atomba wicuranga twebwe tuyisirimbe. Urumva da kelo mesa talo mureke dutange hano.
reka mbivuge yoheza imana icyo haleluya ubatagasirimba nanjye sinarisi edomera ntagwaka niwo muntu wankubise ubundi waza gunkubita mwakaka twarabana umubyara wanje neza aho niwo muntu waza gunkubita gacica ubundi ankubise nuko wango yari gutwika umuntu ntabwo tuba dusirimba kubera ko twishimiye ko yapfuye ahubwo turi gusirimba kubera kuko tugiye guha Imana haleluya Imana rero na pastor akunda dukwiriye kuyisirimba kandi mukaza akunda kanini nzi haba cyane sibyo rero dukwiriye kugikora mu isuku kandi tutatuzigana n'uruhu wigireyo hariya naho karagira umukobwa sibyo karako gusa nariko ngira washokera ariko igisirimu igiraho baza batakira naho tuadutse nitugira gutya tukabivuranga na shitani yo kwinjiramo tituzi mureke tumukangagire ntamenya hari umwanya wo kumwaka Oh,
umugeni imyaka 2 n'igice cyangwa 3 tubizi, ariko Imana yabituguye turi mu cyumba cy'amasengesho hari nijoro. Aratubwira ati impamvu mbahamagaye ni ibintu bitatu. Amen. Haleluya. Icyambere, haleluya, icyambere no kubashimira uburyo mwambaye hafi, uburyo mwagendanye nanjye kuva twamenyana. Nta na rimwe nigeze mbabona ikintu kibi muri urugendo rwose kugeza uyu munsi wa none. Ikigeretseho mu burwayi bwanjye mwambaye bugufi, ndetse nimwe nshimiye, ariko muzashimire n'abandi bose nka timu n'inshuti za pasiteri mwakoranye muri gahunda zo kumvuza. Icyo ndakibashimira. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri aratubwira ngo nararwaye kandi murabibona uko meze, ariko ndagira ngo tubikiranure ikintu mwaba mwarambonyeho kibi iyi myaka yose twabanye. Sabye imbabazi, mumbabarire kandi n'Imana imbabarire. Urumva umuntu ukubwiye gutyo kandi ari umugore w'umushumba wawe, twahise tubona ibindi bintu byinshi nubwo twabonaga ko arwaye kuko, ariko kandi agera aho ngaho ntabwo yabivuze nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa uri gutitira cyangwa uvugishijwe n'ububabare bw'indwara. Icyo ni ikintu cyakomeje cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikintu cyakomeje cyane. Aravuga ngo sindi kuraga, iryo jambo yararivuze, sindi kuraga ngo ngende kandi ningenda nabyo mubimenye, ariko nindanagenda umutima wankomanze urambwira ngo mbahamagare. None ga icyabazanye umbabarire ibyo twabanyemo byose, ibintu byose naba narakoze bikababangamira, mubimbabarire. Turababarirana nako tumusaba imbabazi tukivaho. Icya gatatu aravuga ngo mbatumye ku bandi bantu. Amen. Ariko icyo kintu cyonyine mureke tugikomere Imana. Yeme mukomye amashyi makeya. Haleluya, haleluya. Umuntu kubona agusezera akavuga ngo uvuye mu isi ngiye mu ijuru, ibyishimo. Niyo mpamvu naribuze ngo dukomere Imana amashyi kandi cyane. Amen. Muzukuri twarishimye, ntabwo mvuga ngo twagize ubwoba, twarishimye kubera ko agiye nk'umukristo kandi atweretse ikintu cyiza nk'umukristo. Iminsi twabanye, si igitangaza ko umukristo warakijijwe, warabatijwe amazi menshi, ukora imirimo itandukanye, ariko ku munota wa nyuma tugira ayo mahirwe. Ariko kuba yaragize ayo mahirwe ni ikintu gikomeye, kandi natwe cyaduteye inkomezi ikomeye. Haleluya, haleluya. Icya gatatu rero atubwira ngo mugende musezerera abantu bose twabanye, haba aba twabanye muri gospel kuva tukiba ahantu hose twagiye tunyura urugendo kugera muri gospel mu nyubako turimo. Twabanye n'abantu benshi batandukanye b'ingeri zitandukanye, aba papa, aba mama, abana, urubyiruko, abo bose mugende muzabasezerere, kandi uwambonyeho ikibi nawe muri bo muzamubwira azambabarire. Mu by'ukuri twarabyumvishe kandi duhita twumva ihumure, umuntu udusezeye neza. None rero bavandimwe inshuti z'umusaraba, yabadutumyeho abo bari baziranye, uwaba ari ikintu kibi yaba arabonyeho kuva imyaka yose twabanye muri Kimironko cyangwa hirya y'ahangaha, murabyumva ko mugomba kwigenza kuko ni urugero rwiza mu Kristo. Amen. Ageraho ndetse atubwira ngo nabo twabanye bagiye mu bindi bihugu, haba muri Kenya, mu Bugande, muri Canada, muri Amerika, hirya no hino ku isi, abo nabo muzababwire. Haleluya. Munyemere tuzamure icyubahiro cy'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Zadusubijemo ibyiringiro kandi mu by'ukuri. Amen. Amen. Mu by'ukuri nazamuye ibyiringiro ndavuga ngo nukuragiye mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kubw'iyo mpamvu umukozi w'Imana madame w'umushumba wacu dukomeje kumwifuriza umuzuko w'abera. Aho duteganya twifuza kuba iwe yarahageze, hasigariye twebwe abari hano twese kugira ngo twikiranure, tugende neza, dukorane neza, tubane neza, kugira ngo natwe tuzasimbe ico gikombe. Imana yo mw'ijuru ibahumuje. Murakoze cyane. Reka rero tudatinze tuzabona batubanjirije tuzabona batubanjirije tuzabona batubanjirije tunagata
umurindi hirya no hino ntasira yariho yo gutangwa mana we waje nk'umurazo uradutabara waje kumurazo waje nk'umurazo nabibonye waje kumurazo waje nk'umurazo waje kumurazo waje nk'umurazo Yesu ashimwe cyane. Ndasaba bakwihanganira abantu bose muri hano kuko turi kuvuga yari umubyeyi mugenzi wacu twakoranaga umurimo w'Imana. Kuri ubwo rero ntabwo nahagarara hano njyenyine kandi hariho abandi twabanaga. Muze mwese mutambuke tuhagarare hano tuvuge ibintu bya mwene data. Mungu atawafuwake siku ile na Wakristo hai watabadilika, wote watanyakuliwa kumkuta Bwana Yesu. Tutakusanyika wote huko juu.
kwake, tutakaribishwa kwake, tutakaribishwa kwake, katika kutana kubwa huko juu. Bwana asifiwe sana. Bahagaze hano bahagaze ahangaha ukumureba ni abadamu twakoranaga umurimo w'Imana na mama Mugisha. Murihaganira byose nabyo twamwitaga amazina ye turayazi, ariko ibyo nibyo byari bitubangukiye kuvuga. Rero ko batubwiye, turashima abantu bamaze kutubwira ijambo ry'Imana. Nagize neza kandi Imana ibahereza umugisha kuva ku wa gatatu ku wa kane n'uyu munsi, kumvishije amajambo y'Imana meza kandi asubiza intege mu bugingo bwacu. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Yabizi neza ko abantu, umuntu uzi kumva mu by'ukuri hari icyo byamaze kurema mu bugingo bwe. Imana ishimwe. Rero tudatinze turababwira mama Mugisha twakoranye. Rero nageze muri gospel 2011, arabanshize imyaka 10. Irahagije kugira ngo umuntu amenye undi, ariko hari nabo babanye mbere yanje. Imana ishimwe, Imana ishimwe yaduhaye mama Mugisha. Imana ishimwe yamwije kuko ni imirimo y'amaboko yayo. Wanasifiwe. Ijambo rya mbere tuhagaze hano tubabwira ko twebwe abamama hashize imyaka nk'itatu cyangwa 2 n'igice niba ntibishe, aya makuru tuyazi. Ababyeyi twasenganye nawe, twabanye nawe, twari tubizi ko turimo umugeni. Imyaka 2 n'igice cyangwa 3 tubizi, gusa ntabwo twari tuzi uwo ariwe. Ariko Imana yabitubwiye turi mu cyumba cy'amasengesho, hari nijoro ko mu masaa 5. Imana iratubwira ngo harimo umugeni muri twebwe. Imana ishimwe. Icyo rero n'ikintu twashingiraho tugashima Imana ko yadukuyemo umugeni. Twari tubita umugeni. Niba twari dufite umugeni, imitima ibyiringiro byacu birakomeye cyane cyane ko mwene data yadukuwemo kandi yagiye ari umugeni. Ngiye kuvuga rero ibintu byamurangaga. Bivuzeho mu by'ukuri uriya mubyeyi yari umuntu itambuye, uzi kwicisha bugufi. Yagasaba uworoheje nyuma y'abandi bose, kujya Bibiliya ivuga yari uworoheje abandi bose, kandi ari we mukapasiteri. Tuvuga tumenya ko ari mukapasiteri, ko abandi basa n'abazamuka bakaza bazashaka kuzamuka gukandagira abantu, ariko yari hasi yicishaga bugufi hejuru y'abandi bose. Bwana asifiwe. Yavugaga amagambo make cyane. Azi umuhamagaro, yari azi umuhamagaro yahamagawe, yari umufasha koko wa pasiteri mu murimo we.